umuhanda BK Arena, Kimironko, Simba Supermarket, iyi mihanda izaba ifunze. Rwahama, iyi mihanda izaba ifunze. Kwa Rando, uyu muhanda uzaba ufunze. Dukomereze na Sonatibe Nyanza, Gahanga ndetse no ku isoko rya Gahanga, iyi mihanda izaba ifunze. Kugaruka nanone Sonatibe Rwandegisi, aha naho hazaba hafunze. Bivuze ngo mu mujyi KBC naho hazaba hafunze. Bivuze ngo rero ngiye kubarangira inzira nziza mwakoresha mwerekera Nyabugogo cyangwa mwerekera mu ntara y'Amajyepfo, kugira ngo izi nzira zitazababangamira cyangwa bitazatuma mukora akazi kanyu. Nushaka kujya Nyabugogo uzanyura Kimironko, umanuke Kibagabaga, ubundi tugenda uhinguke mu Gacinjiro, ugenda ugire Nyabugogo. Urumva yuko iyo itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba kubera ko rifite aho rihuriye n'isiganwa ry'amagare ku isi riri kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo uno munsi barangije etape ya mbere cyangwa bakoze agace ka mbere. Irushanwa rirakomeje ejo mu masaha ya saa moya nibwo etape ya kabiri nibwo izatangira. Bivuze ngo rero iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba mwese aho muva mukagera. Amategeko mashyashya, amabwiriza mashyashya mu mikoreshereze y'imihanda. Gusa hari imihanda imwe bafunguye muzajya mukoresha. Bivuze ngo hano ngiye kubabwira imihanda mugiye gukoresha cyangwa ejo muzakoresha. Umuhanda wa mbere ni BK Arena, uyu muhanda ntago muzawukoresha. Kimironko Simba Supermarket ntago uyu muhanda muzawukoresha. Rwahama ntago muzakoresha, no kwa Rando ntago muzakoresha. Sonatibe Nyanza Gahanga, iyi mihanda nayo ntago muzayikoresha. Kugira ku isoko ryose rya Gahanga hariya iriya mihanda ntago muzaba muyikoresha. Reka tugaruke inyuma gakenya Sonatibe Rwandegisi, aha naho ntago muzamuhakoresha, no mu Kanogo ntago uyu muhanda uzaba ukoreshwa. Reka twihute cyane ducunguze uburyo umwete. Mu mujyi KBC naho ntago hazaba hari gukoreshwa. Bivuze ngo indi mihanda yose muzajya muyikoresha nk'uko bisanzwe, ariko iyi mihanda ubu ngubu irafunze. Bivuze ngo ndakeka yuko ubu ngubu itangazo ngiye kubabwira leta ryumvikana. Itangazo ravuga ngo buri muntu wese ushaka kureba isiganwa ry'amagare agomba kuza n'amaguru, kandi agomba kuza asa neza, pana abandi baza n'iki n'ivumbi n'imyanda n'iki batambaye imyenda myiza. No, za wambaye neza ku buryo tukureba tukakubona mu ishusho ya Bikira Mariya, cyangwa tukureba tukabona usa na biki. Bivuze ngo aho ni ku ruhare rw'abakobwa. Abahungu mwebwe mwambare neza ku buryo abakobwa bazajya babareba bakababenguka. Ndetse n'abari mwari no rushanwa, ushaka kuba uri umukobwa nk'umuzungu arakita kureba ugasanga ahisa gukunda, ugasanga amateka yawe arahindutse, cyangwa ugasanga ubuzima bwawe buhindutse gutyo. Bivuze ngo mwese murasabwa kwitabira kugira ngo turebe ano marushanwa. Bivuze ngo murabizi ko twari turi kumwe hariya kuri Kiss FM kwa Anita Pendo ndetse na Rusine. Mwabonye ko twari turi live, turi kubereka live. YouTube channel Kidasamura TV Rwanda bayimye live ngo bazayiha live ejo, niyo mpamvu natigeze nyuzaho amagare. Ariko amagare yose twacishije ku rundi rukuta rwacu rwa YouTube, twacishijeho. Bivuze ngo abantu benshi bo badukurikiranye, koko twari dukurikiranye n'abantu basanga 10,000. Bivuze ngo abo twabanye mugarutse kuri YouTube channel yanyu ya Kidasamura TV Rwanda. Uyu ni amategeko mashyashya polisi yashyizeho. Icyitonderwa rero ubu tuvugana imihanda bayifunguye, ubu tayari mwatangira gukora ingendo zanyu. Noneho ubu imihanda yose irafunguye. Bivuze ngo ubu mwatangira gukoresha ingendo nk'uko bisanzwe. Nongera kwibutsa ko iyi ni etape ya mbere mu isiganwa ry'isi yose riri kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Ejo ni etape ebyiri. Bivuze ngo kandi n'urushanwa rizamara icyumweru. Bivuze ngo rero turacyari kumwe na live kuri Kidasamura TV Rwanda. Iri rushanwa tuzarikorana paka. Kinongera kubasaba, nimba rwo bwa mbere ugeze ko nomero Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Iri ni itangazo rimwe ry'abanyonzi ngiye kubabwira. Abanyonzi mwebwe nimwe gukoresha ino mihanda yose nubwo ifunguye. Abanyonzi duce mukoreramo mugumize mudukoreremo, nitubone igare mu mujyi wa Kigali, nyaboneka mu amagare majyane ku nkengero z'umujyi wa Kigali. Abamotari mwebwe muranabonye musa neza. Hari abamotari nabonye ari VIP nk'umumotari wanwe mu gitondo, nubwo uri abamotari bagira akageso ko kuza basakuriza abantu babaganiriza. Sitori y'abamotari rero iragatsendwa n'Imana. Umumotari arakuvugisha neza ukagira ngo bamucometse kuri bafure. Mu gitondo ngiye kwiyizira nk'uko bisanzwe, nje mu kazi ngiye kuvuga ati reka negure kamera ngiye kwerekana live.
mura no mu mataraza ambwira ibibazo bye kuntu afite umugore ngo hari umupopiste babana, ngo umupopiste ngo niwe umutereta ngo akamurongora ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo ariko ngo urumva ngo iyo abwiye ngo umugore ngo amukingurire ngo umugore arabyanga akamubwira ngo nta rufunguzo afite. Motari ibyo ngibyo yabimbwiraga ngo bimfashe iki, ngendi mfite gahunda zo kujya kwirebera amagare kugira banyereke n'abanyarwanda, ariko mva story yaranzanyemo ibintu byambabaje. Abamotari mwisubireho, aka message ni akanyu, ibintu byose byo kugenda mutubwira ubusa mu muhanda, kandi akenshi na kenshi ntago tuba turi no kubumva kubera uriya muyaga, twikiriza ibyo tutumvise. Umva umuntu akwikiza ngo ariko ntago buri ibyo mwavuze tuba twabyumvise, ni ugupfa kwikiriza yenda kugira ngo umve ko utari wenyine. Ariko rero abamotari ntago icyo ngicyo cyo cyatugenzaga, mwebwe imihanda mwemeye kuyikoresha, ariko imihanda nababwiye bafunze ntago mwemerewe kuyikoresha. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Ukore subscribe, ufungure inzogera.